buriho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro amagara mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. mwabyumvise n'umwanya w'ikiganiro amagara mazima, ikiganiro cy'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera, ikigo gikorera ahangaha ku Kinamba, mu mujyi wa Kigali, ku Kinamba cya mbere, no kuvuga Kinamba cya mbere turuka Nyabugogo, hafi ya sitasiyo ya Rubisi, hasi harebana na Beka. Ahangaha rero akaba ari ikigo gifite serivisi zitandukanye, zose zifite aho zihuriye n'ubuzima. Nyine ni Rengera Ubuzima, kumenya uko warengera ubuzima utabwangiza, bwangije mu buryo butandukanye. Akaba ari ikigo gifite intego zagutse. Turabibutsa ko rero muri iki kiganiro ushobora gutangamo ibitekerezo unyuze ubutumwa bugufi kuri 0782 660 611, 0782 660 611. Hanyuma kandi ushobora no kunyuza gukurikirana ibikorwa byacu unyuze ku mbuga nkoranyambaga, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, n'ukuvuga imbuga zose wasangaho ibikorwa by'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, tumaze iminsi tuganira ku bibazo bitandukanye, ariko na cyane izi indwara zitandura cyangwa se non-communicable disease, indwara zitandura. Icyakora cyane tureba ku rimwe mu matsinda yazo, ko no kuvuga ko zigabanije mu migabane ine. Harimo za ndwara zo mu nzira z'ubuhumekero zidakira, hakabaho nanone indwara za kanseri, diyabete, ndetse n'indwara z'inzira z'amaraso cyangwa se maladie cardiovasculaire. Noneho ariko twahisemo nanone kumara nyine iki cyumweru cyose tuganira cyane kuri izo ndwara zifata inzira z'amaraso. Cyakora nanone twibanda cyane ku muvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, hypertension arterielle. Tureba imizi yawo kugira ngo umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru umuntu ahure nawo biba byakomotse hehe. Twarabirebye, tuvuga imirire, tuvuga imyitwarire, tuvuga kudakora imyitozo ngororamubiri, tuvuga gukora ubutaruhuka, tugenda tuvuga ibintu bitandukanye, ndetse tuza kuvuga nyine n'uwo muvuduko w'amaraso ubwawo, uko umuntu aba ameze, ibimenyetso byawo turabyerekana. Tuza kuvuga komplikasiyo yawo, ingaruka, amashami y'icyo giti cyangwa se y'izo ndwara. Tuza kuvuga nyine ko hari aho bigera umuntu akaba ashobora no kurwara indwara z'impyiko bizwi neza ko zidakira, twita insuffisance renale chronique, handi bisaba ko umuntu bamushyira kuri dialyse cyangwa se iherezo bakaba banamukora ibyo bita transplantation renale, bakamukuramo impyiko bagasimbuza izindi. Tuza kuvuga ingaruka zirimo nk'ibyo twita accident vasculaire cerebral cyangwa se AVC, kwa kundi umuntu yangirika imitsi yo mu mutwe, iherezo bikaba bishobora no kubyara paralizi. Cyakora uko twagenda tuganira kandi n'ubu ngubu tukiganira, kuko iki cyumweru cyose niho cyo twabihariye, nanone tuvuga ku ruhare umushinga wacu twise Rwanda New Start Health Project. Wa mushinga tuvuga ko ari nawo twari dutinzeho, ariho twamazeho iminsi. Ni umushinga w'amavugurura ufite inkingi zigera kuri 16, ngira ngo ejo tuzazisubiramo tuzisoma imwe ku yindi. Icyakora zifite aho zihuriye n'imirire, zifite aho zihuriye na food supplements, zifite aho zihuriye na massage na reflexology, inkingi zitandukanye. Tugira twerekana n'uruhe ruhare uwo mushinga wagira mu kurandurana n'imizi izi ndwara, na cyane kwita ku imizi y'izi ndwara zose, izi non-communicable disease cyangwa se izi ndwara zitandura. Izi ndwara zose ni iki cyakorwa kugira ngo abantu babashe kuzihashya. Umushinga nibyo wibandaho cyane, aho twasanze rero nyine ko ari byiza ko abantu bagomba kumenya biki barya, ryari babirya, ibintu bitandukanye. Turabibutsa rero none nyine ko ikiganiro cyanyu kirafunguye kugira ngo mukigiremo uruhare.
ushobora kwifashisha za telefone za 0782 660 ndetse ukaba wanyuza ho ubutumwa bugufi, wanyura kuri WhatsApp, wayihamagara tuvuye muri studio, cyangwa se ukajya ku mbuga zacu nkoranyambaga Facebook, Instagram, Twitter, aho hose n'irengero ubuzima bivurisha ibimera, wakomeza gukurikirana gahunda zacu. Reka tubibutse ko bimwe mu byo dukora duhashya izi ndwara dufitemo inkingi mu twita complementary therapies. Complementary therapies ni uburyo bw'ubuvuzi nyunganizi. Uburyo bw'ubuvuzi nyunganizi bugizwe ni nabwo bugizwe n'utundi duce dutandukanye turimo hydrotherapy kuvurisha amazi, aromatherapy kuvurisha impumuro, imirire dietotherapy kuvurisha imirire, ariko na cyane cyane icyo dukunda gutekerezaho cyane cyane cyangwa se dukoresha ni reflexology na massage. Reflexology and massage ni ukuvuga uburyo bw'ubuvuzi bw'iyakuramyakura, aho tuvura dukoresheje ibyo twita zone reflex cyangwa se reflex point, biriya bice byo mu birenge ndetse no mu biganza. Rero tukaba dushobora gufata za organe interne cyangwa se bya bice biri imbere mu mubiri ariko bishobora kuba byaragiye bigira ingufu nkeya, noneho tukongera tukabihereza imbaraga, aho dushobora cyane cyane bifasha ku mitsi, gutuma imitsi kwa kundi usanga imitsi yarangiritse, ibinure byinshi bya cholesterol LDL cyangwa se bya triglyceride byarabaye byinshi, bikaba bishobora kwangiza imitsi. Kwa kundi usanga umuntu yaragize stress yo ku rwego rwo hejuru, nayo ubwayo ikaba ishobora gutuma umuvuduko w'umurindi w'amaraso wo hejuru nabwo uzamuka cyangwa se utaba normale. Reflexology na massage biramufasha. Reflexology na massage kandi tukaba tuyikora neza ku buryo rwose ifite abaprofessionnel babasha kuyitanga ku buryo bukwiriye. Mwatugana ni hariya ku Kinamba, mujyi wa Kigali, ku Kinamba cya mbere turuka Nyabugogo, ushaka gukata ngo werekeze ku Gisozi, cyangwa se hafi ya station ya Rubisi harebana na Beka. Kuvuga ngo utazi Beka ubuzi station ya Rubisi yase ubuzi umuhanda ushaka kwerekeza ku Gisozi, aho ngaho rero ni ushobora kubona ikigo Rengera Ubuzima. Ni cyapa kinini cyane ureba handitseho Rengera Ubuzima bivurisha ibimera. Aho ngaho rero ni ushobora kubona service zacu zitandukanye kandi zigendereye guhashya izi ndwara zitandura na cyane cyane nyine izi twahisemo gutindaho muri iki cyumweru, indwara zifata umutima ubwawo, izifata imitsi itwara amaraso, ndetse ubwo n'ingaruka zazo nyine ahantu usanga imitsi yarangiritse. Ibi byose kugira ngo tubyirinde mu buryo bwacu twebwe kuri contribution yacu twahisemo nyine gukoresha uburyo butandukanye, na cyane ubu burimo reflexology na massage. Dufite rero n'imiti itandukanye, imiti ya amibe. Hari abantu bagiye bafite amibe ibarusha imbaraga, amibe yabarushije imbaraga, amibe yanze gukira. Dufite imiti ya amibe, dufite imiti yo gufasha abagabo, imiti yo gufasha abagore, imiti itandukanye. Ahandi usanga bafite infection urinaire, ubwandu bwo mu nzira z'inkari, ahandi usanga bafite trichomonas. Ibyo byose dufite imiti ibasha gufasha abantu, ariko byose byisunze cyangwa se bireberwa mu isura yagutse ya wa mushinga mugari wacu Rwanda New Start Health Project, umushinga ukomatanirijemo uburyo bugera kuri 16 cyangwa se inkingi 16 zigenewe gufasha mu kuvura. Rero reka tubabwire yuko ni ibihe byo gukomeza gutekereza, kureba mu buryo bwagutse. Murabona ko umuntu aramutse arebye ibintu nk'uko biri kuri tere, cyangwa tukareba ni ibiki kugeza ubu ngubu byihebesheje abantu, ubona ko indwara zibasiye abantu, urasanga abantu benshi bataka, ufite ibibazo byo ku buriri, imibonano mpuzabitsina ntabwo igikunda, umugore yabuze ubushake, umugabo yabuze imbaraga, ugasanga biri mu bintu bivugwa cyane. Bakanakoresha imiti babonye, izo Viagra n'ibindi bintu bitandukanye, ariko cyane cyane batatinze ni iyihe mpamvu yabiteye. Umuvuduko w'umurindi w'amaraso wo hejuru ni umwe mu mpamvu zerekanwa. Hanyuma umuhangayiko, gukora abantu bataruhuka, ibi bibazo bitandukanye byugarije abantu bishobora kugira aho bihurira n'ibi bibazo abantu bafite. Ibyo ni ibibazo biri kuri tere, ubwo ndagenda mvuga ibibazo biri kuri tere. Noneho no gutekereza ni gute abantu bashobora gufatanyiriza hamwe gushaka igisubizo kandi kirambye, atari kwiyahuza Viagra, atari kwiyahuza ibindi bintu bitandukanye ngo nibyo biri buze gushitura imibiri yabo, ahubwo abantu
aho bashobora kwicara bakarebera ikibazo mu mizi, kuko burya kugira ngo wice igitera wakwica ikibimutera. Ni ukuvuga ngo ibintu igihe umubiri wagize ibintu biwuca intege, ntabwo inshuro nyinshi umuntu akwiye gutinda kureba kuri ibyo bimenyetso ubwabyo, ahubwo niki cyabiteye, aho niho ho gutekerereza. Ibyo ni kimwe mu bibazo kugeza ubu ngubu biri kuri tere, cyangwa se abantu babaza n'uwumvise ivuriro wese, cyangwa se wumvise abantu bafite aho bahurira n'ubuvuzi. Ikintu cya mbere na mbere ahita atekereza kimuzamo mbere ni ukwibaza ngo mbese aba bantu bamfasha gute ariko n'imyororokere. Ibyo gutinda ku mpamvu zabiteye bisa n'ibitareba abantu, ahubwo guhita abantu biyuhiza imiti, guhita abantu biyuhiza ibyo binyobwa by'amoko yandi atandukanye bibwira ko bishobora kugira umusaza yatanga ku buzima. Ibyo biri mu bintu biri mu bantu. Ntabwo ariko rero bikwiye kugenda, ahubwo gufata umwanya abantu bakegera abajyanama b'ubuzima babisobanukiwe, mukaba mushobora kuganira neza ku byo wumva bikugarije, ku byo wumva bikuremereye. Ni ingenzi rero mu kigo Rengera Ubuzima bivurisha ibimera, ikigo gikorera hanga ku Kinamba. Ayo maserivisi yose arahari, isuzuma rusange, aho tugusuzuma tukareba ni ikibazo waba ufite, hanyuma ubujyanama mu mirire, meni dietetique, dushobora gukora meni dietetique kuri babandi bafite ibyo bibazo bifatiye ku muvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, abo bafite diabete, abo bafite ibindi bibazo bitandukanye. Na cyane ukwiye no kumenya ni ibiki nagombye kuba ndya, ni ibiki ntagombye kuba ntarya. Ese imyitozo ngororamubiri nyikora gute, nkeneye gukora ingana gute mu cyumweru, nkeneye gukoresha igihe kingana gute. Ibyo byose umuntu agafata umwanya wo kugenda bitekereza ikintu kimwe ku kindi, bishobora kugenda bifasha abantu kumenya uko babasha kwivuza ndetse no kwivura. Twabivuze rero ko ushobora kwifashisha telefone ya 0782 360 0782 tugakomeza kwakira ibitekerezo byanyu nako tukabitanga. Kandi wanyura none no ku mbuga nkoranyambaga zacu, Twitter, Facebook, Instagram n'izindi mbuga zose. Aho ngo hose ni Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Katuze tugaruka. Kuba uriho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro Amagara Mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Kuba uriho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro Amagara Mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Mwabyumvise rero, mwabyumvise nyine ikiganiro Amagara Mazima. Amagara mazima n'ubutunzi bw'ibanze rega. Amagara mazima n'ubutunzi bw'ibanze, burya ibintu bibiri dukeneye ku isi kugira ngo tubeho neza, no kuba dufite igihe, kandi igihe tukibonera ubuntu. Hanyuma amagara mazima tukagiramo uruhare nyine, burya twahawe ubuzima, ariko nahacu gutekereza gute tubungabunga. Kuko ubuzima ntago bumeze nk'imbumbe nk'uko wabona ibuye cyangwa ikindi kintu udakeneye kugira ikindi kintu ukoraho, ahubwo niba ufite ubuzima bukeneye maintenance. Nkuko ufite imodoka ikeneye kujya muri controle, ikeneye kuyitaho. Kuvuga rero n'amagara mazima cyangwa se n'ubuzima nabwo ni byiza gufata umwanya ukabutekerezaho. Ni gute nkwiye kuburesitora, ni gute nkwiye kubungabunga, ni gute ubundi ubuzima bwanjye bukeneye iki, nkeneye iki mu kurya, nkeneye iki mu kuruhuka. Ibyo byose rero, iyo package yose, ibyo byose uko byakabaye, ni nabyo Rengera Ubuzima bivurisha ibimera inafatanije n'abafatanyabikorwa bayo, kuko hari ibyikora ikigo gikora ubwacyo cyonyine, ariko hakaba n'ibindi gikora gifatanije n'abandi muri wa mushinga twise Rwanda New Start Health Project. Hanyuma akabaho none n'ibindi bikorwa dukorana n'abandi, kuvuga ngo dufite ivuriro cyangwa se dufite iyo nutrition cabinet utanga inama mu mirire, tukagira nanone iyo Herbal Medicine Clinic, aho dufite nanone nyine iyo miti itandukanye. Ariko nanone ntabwo twihingira ibyo bimera, ntabwo ibyo bimera bihinze ku Kinamba, ahubwo ibyo bimera bivamo imiti birahinze hirya no hino mu gihugu. Hanyuma hakabaho nanone abandi bajyanama mu mirire batwunganira, hakabaho
abashobora kuduhingira bimwe mu bindi bintu by'ingenzi birimo nk'ibihumyo, ubuhinzi bw'ibihumyo kuko nabwo bufite icyo bufasha ku bantu. Ngira ngo tuzagaruka ku bihumyo muri kiriya cyumweru tugira icyo tubabwira kibyerekeye. Ni ukuvuga umushinga wagutse ariko ushobora kugira uko wasindagiza abantu kandi ufunguye kuba buri wese ashobora kugira contribution atanga ku byerekeye n'ubuzima bwa muntu, na cyane cyane kugira ngo nyine tumenye uko twabubungabunga kuko uko tugenda tugira ibitwangiza tukarwara, imbaraga zikatubana nkeya, turiruka hirya no hino dushaka ukuntu twakwivuza, wenda ari natwe twiyangije. Ibyo urya ubirya gute, ukoresha umunyu ungana gute, usenda urya rungana gute, urya inyama zingana gute, amata, amagi, ese imyitozo ngororamubiri ukora ni iyihe, ese ukora amasaha angahe, uruhuka amasaha angahe, unywa amazi ryari, ushobora kugira umwanya ukagenda n'amaguru. Mbese abantu bakeneye kongera kwibuka ko ayo mahame kamere kuko umuntu ntabwo ari imashini, ahubwo umuntu afite aho ahuriye n'ibimuzengurutse byose. Rero nibyo twateranyije cyangwa se twegeranije tubikubira muri uriya nyine umushinga umwe ugizwe n'inkingi 16 tuwita Rwanda New Start Health Project, tureberamo ibyagenda byunganira abantu, tubikusaniriza hamwe, kuvuga kurengera ibidukikije, no kuvuga ibimera bivura, ni gute byahingwa, no kuvuga imirire myiza, ni gute abantu bagenda barobanura ibiribwa bimwe na bimwe bikaba ari nabyo byakwibandwaho cyane cyane mu guhingwa, ariko mu batoranijwe kugira ngo bibashe gufasha. Ubwo urumva hagiye hari imirima itandukanye hirya no hino, kandi izagenda yiyongera. Hanyuma nanone tukareba kuri ba bandi bafite izi ndwara zitandura NCDs, bakwiye ubuhe bufasha, ese na mbere mu kuzisobanura mbere yuko abantu bazirwara hakorwa iki. Malnutrition, imirire mibi y'uburyo bwombi, yaba kuri babandi bafite cancer nutritionnelle, kuko kundi usanga umuntu afite intungamubiri nkeya, cyangwa se akaba n'abandi bafite suralimentation barariye bakarenza urugero. Ibyo byose ni iki cyakorwa? Iyo poroje ikubiyemo ibyo bintu byose, na buri wese rero yayitangamo umusanzu. Hari abantu bafite amabutike acururizwamo ibiribwa, hari n'ibindi wakongeramo ariko bisanzwe bigenewe gusindagiza ubuzima. Rero watwegera ukamenya ni gute nabasha kubona ibyo biribwa bindi bigenewe gusindagiza ubuzima, nabicuruza gute, n'ubuhe bujyanama bukenewe. Watwegera ko n'umushinga wagutse kandi utureba twese. Ni nayo mpamvu nyine twawise Rwanda New Start Health Project, n'umushinga w'Abanyarwanda, kugira ngo turebe ni iyihe contribution ikigo Rengera Ubuzima gifatanije n'abafatanyabikorwa bacyo cyatanga mu gufasha ubuzima, mu gusindagiza ubuzima. Twongere rero tubibutse yuko Rengera Ubuzima ni ikigo gikora ibigendanye n'ubuzima, ariko byose bishingiye ku mwimerere, kureba ibiribwa byatoranijwe neza, imiti nanone ikoze mu mwimerere, iyo myitozo ngororamubiri gute yakorwa, massage na reflexology. Dukora massage nziza, massage thérapeutique, ntabwo ari za massage relax gusa, ahubwo ni massage zivura. Reflexology buriya buryo nyine dukoresha kugira ngo tubashe gukangura ibice bitandukanye by'umubiri. Ni ukuvuga Rengera Ubuzima bivurisha ibimera ni ikigo cyanyu kandi ni ikigo cyacu, ni ikigo gikora ibyo bikorwa bitandukanye, kikaba gikorera ahangaha mu mujyi wa Kigali ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo hafi ya sitasiyo ya Rubisi. kandi tubabwira ko ukeneye izo serivisi nyine kwifashisha telefone ya 0782 0782 wakoresha WhatsApp, wakoresha ubutumwa bugufi, waduhamagara tutari muri studio, none tugakomeza tukungurana ibitekerezo kuri ibi byerekezo byacu, kuri izi nama, kuri buri kintu icyo cyose, kugira ngo turebe ni gute twakomeza gusindagiza ubuzima. Amagara mazima nyine nibwo butunzi bw'ibanze. Ibindi bintu byose dukora, iterambere tuba tugamije, ibyo twakora byose, ariko utari muzima hari bimwe bidashoboka. Ushobora gukorera amafaranga, ariko nanone ukazongera ukarundanya yose wivuza utari warwara. Rero ni iki cyakorwa? Ni izo serivisi. Bibaye byiza izo serivisi zinakubiyemo kuba igihe utararwara wakora iki, ukeneye ubuhe bujyanama, ese ukeneye kumenya ku biro byanjye ibi n'ibi nkwiye kurya ibiki, umuntu mukuru arya ibiki, umugore utwite arya iki, umwana uri munsi y'imyaka 5 arya iki,
abantu bafite indwara bafite indwara ziterwa noneho iziterwa n'ubwandu bakwiye kuri kugira ngo bongere ubudahangarwa. Abafite indwara ziterwa n'ubwandu bakwiye kuri kugira ngo umubiri wabo ubuzima bwabo bugire equilibre. Bakeneye gukora imyitozo ngororamubiri ryari, bakeneye ikiruhuko gute. Ibyo byose nibyo tugenda tureba, noneho tubaza n'iki cyakorwa kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza. Rero turakomeza gusangira ibitekerezo tunyuze kuri 0782 0782 kandi nanone tunyuze nanone ku mbuga nkoranyambaga nirengera ubuzima bivurisha ibimera, Twitter, Facebook, Instagram, aho hose wagenda uhasanga mu buryo burambuye ibikorwa by'ikigo rengera ubuzima bijyana n'ibiribwa n'imirire, bijyana n'imiti itandukanye, bijyanye n'iyo massage na reflexology, bijyanye cyane n'uburyo bwo kurwanya izi ndwara cyane zitandura, by'umwihariko izi zifata inzira z'amaraso, no kuvuga indwara z'umutima, izifata imitsi, kwa kundi usanga imitsi yarangiritse, icyo twita arteriosclerose, ndetse na cyane igihe umuntu yageze ubwo noneho imitsi yo mu mutwe yangirika, twita AVC cyangwa se accident vasculaire cerebrale. Na mbere yuko bigenda gutyo twakora iki? Ibi byose nibyo tugenda turebera hamwe, tukifashisha serivisi z'ikigo rengera ubuzima, cyangwa se tukanongeraho nanone na serivisi noneho dushobora kuba dukesha abandi, kuko ntabwo buri umuntu akora wenyine, ahubwo umuntu akorana n'abandi. Ibi byose rero nibyo tugenda tureba, noneho uko abantu bagenda bajya inama, ugenda ba open, umuntu agaragaza ni ibiki nagiye mpura nabyo, noneho abantu babiganira, iherezo akaba ari icyavamo. Rero reka mbabwire ko ikigo rengera ubuzima gikorera ahangaha ku Kinamba, Kinamba cya mbere turuka Nyabugogo, hegereye sitasiyo ya Rubisi, harebana na Beka. Hanyuma ku bantu rero batandukanye bagenda batugana, twari twababwiye yuko ku cyumweru ku itariki 18 tuzaba dufite promosiyo. Hazaba hari promosiyo, ni promosiyo yo gutanga ikaze kuri abo bose bakeneye serivisi zacu, ariko binajyanye n'aya mavugurura. Ikaze muri aya mavugurura, ikaze muri uyu mushinga. Tuba dufite rero promosiyo no ku kigero cya 50% kuri serivisi, ndetse no ku bicuruzwa cyangwa se kuri product, serivisi na product ku kigero cya 50%. Niba massage yakorerwaga 10,000 izaba 5,000, niba consultation yakorerwaga 5,000 izaba 2,500, niba imiti mbese gutyo 50%. Hanyuma twongera tubibutsa ko nanone tugira inama dutanga kuva saa 9:30 za mu gitondo kugera saa 3. Inama dutanga kandi ziba zikorewe ubuntu kuva saa 9:30 za mu gitondo kugera saa 3. Noneho tukagira nanone tukazikora nanone kuva saa 12:30 za nimugoroba kugera saa 2 za nimugoroba. Aho hose tuba tugamije kugira ngo dukomeze dusangire ibitekerezo, ntabwo buri ibintu byose iteka ryose bikorwa bikoreshejwe amafaranga, ahubwo abantu bagenda boroherezanya kugira ngo nyine tumenye n'iki cyakorwa kugira ngo dukomeze dusindagize ubuzima, cyangwa se wa musanzu twifuza gutanga nyine ku buzima bw'abantu kugira ngo ugerweho. Byagenda gute? Hari serivisi zishyurwa, ariko hakabaho n'ibindi nyine bitishyurwa kugira ngo abantu bagume bagende basangira ibitekerezo. Rero twababwira yuko kutugana ufata uwo mwanya wawe mutoya, isaha imwe 30 ukaba wagira aho dukorera, ukicarana natwe tugafatanya gusesengurira hamwe ubuzima, ibitureba, dukora iki, turwanya indwara gute, uwamaze kurwara yakora iki, umuntu yazirinda gute, nuhe musanzu natanga nanjye kuri uyu mushinga wagutse ushobora gufasha abantu gusubirana ubuzima cyangwa se kuburinda mu gihe abantu batari barwara. Ibyo byose rero nibyo dukora. Rero turabibutsa yuko dukorera hariya ku Kinamba, baragenda nerekeza ku musozo nyine mbabwira ko dukorera hariya ku Kinamba mu mujyi wa Kigali, ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo, hegereye sitasiyo ya Rubisi. Hanyuma kandi telefone ni 0782 660 611, 0782 660 611. Za serivisi zose, massage, reflexology, imiti itandukanye, y'amoko atandukanye, ibi byose watugana kugira ngo ubashe kubona izo serivisi. Naho ku munsi w'ejo, kuburiho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere.
umwanya w'ikiganiro amagara mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera.